Shanga wari umeze neza ariko ndabona ukikunda kureba twa dufilimi twawe. Iyo nashaka niko bireba televiziyo y'u Rwanda iyo tujya twiza nimugoroba ahubwo ugenda ugabanya Nabonye volume. Maze iminsi ifite ibibazo ntabwo ndi ku ishuri. ibibazo ni ibihe bibazo wagize bituma utari ku ishuri? Shanga ntabwo binyoroheye kubikubwira ariko gusa ndabikubwira kuko nta wundi mfite wabimfashamo. Urabizi guhera mama apfa, urabizi ubuzima nabayemo. Ntabwo nigeze nitabwaho nk'umwana, ntabwo nigeze mfatwa nk'umwana. Nabayemo mu buzima bukomeye, mfatwa nabi kandi mbikorewe na mukandara ndetse na data utabasha gukurikirana ubuzima bwanjye. Igihe cyarageze, ibyo byose ndabyihanganira, igihe kiragera cyo kujya ku ishuri. Ntabwo nabonye ibikoresho bikuriye nk'uko umwana akwiriye kujya ku ishuri ameze. Nyuma yo kutabona ibikoresho naje kubona umugiraneza. Yari umwana w'umusore, yakundaga kwita ku buzima bwanjye kandi njye ntamuzi. Aramfasha, angurira buri kimwe icyo ari cyo cyose, dore ko bari bampaye ikayi imwe, agafuka n'ikaramu. Gusa yaramfashije mu buryo bushoboka. Nyuma y'uko amara kumfasha yaje kugira ikibazo, naramubuze sinzi irengero. Mu kumubura nanjye nsa nk'uwacanganyikiwe, nta mahoro nigeze nongera kugira kuko rero nabonaga mfitiye ubuzima. Banyereza ku ishuri nk'uko bisanzwe. Nageze ku ishuri kwiga birananira Shanga, ndakubwiza ukuri, kuko naramutekerezaga nkibuka ko buri kimwe cyose ari bukinkorera, nanakwibuka ko ntazi n'aho ari, gahinduka kanje kwiga biranga. Shangazi rero nibwo baje kumenya ko nari ku ishuri. Muri uko gushakisha nyine aho yaba yaragiye, muze yafata umwanzuro wo kwica mu bana, dore ko n'ubundi ntigeraga mfatwa n'umwana mubi. Yaranciye, ngenda ndaraguzwa aho hose, nahise njya ku mwana w'inshuti yanjye w'umukobwa. Mu kuhagera ndahabaye, mu gihe nkiri gushaka wa musore nawe baranyirukana. Gusa naje kumenya aho umusore ari, naje kumenya ko afunzwe. Mu kunyirukana nabimenye uyu munsi ko aho ari, ariko mu gihe handi nari nicaye nawe mageze baranyirukana. Shangazi, ubu ndeba uku nguku ntaho ndi, nta naho mfite mpagaze. Na wundi nitabaje ni wowe, nawe mubyeyi nsigaranye, gira icyo umfasha, nere kwangara. Shangazi, ubu uko ndeba uko ntaho mfite ndi, nta naho mpagaze. Icyo nagusabaga ni uko wamfasha ukancumbikira, nkabona aho naba nicaye. Shangazi, ndakwinginze umbabarire. Fabia, koko ukagira ibibazo bingana gutyo simbimenye? Ko mbega ababyeyi b'iki gihe mana yanjye.
shanga ubuse ndi kurorongotana gutya atari we ndasigaranye si nawe wanyirukanye ibi byose bifitemo uruhare yongera mama ibi byose nta na kimwe cyakambayeho wenda yari kungirira impuhwe nk'uko yambyaye ihangane tuze ninjye mama wawe wasigaranye urumva ugenda uzana ibintu byawe ubizane hano uze ubere hano nta kibazo sibyo ndaba nkurikirana ubuzima bwawe papa wawe nawe nzamubaza siko shanga urakoze ni ukuri sinabona uko ngushimira kare kose ibi byose iyo mbimenya ntabwo mba narabaye gutya nta kibazo uhaguruka ugende kureba mu kabati ibyo kurya ufite gakeya uri kuzana imyenda gusa ese mukobwa yabaye ni ukujya kuri televiziyo ariko byose nari nabitunganyije shanga nase nawe murimo kubyuka wicaye nabonaga byose nabirangiye ibintu byose ntabwo biri ku murongo ariko haguruka nzana ibyo washakoshi ngende ku kazi urebe ibyo uba ukora banguka nakererewe na telefone yinzanire banguka nakererewe mereza iyi shakoshi ndagiye ntabwo akazi keza mutegure kandi ibyo shangaza avuga ko ari ukuri ntabwo mbyuka nicaye ese nakora iki kugira ngo ndebe ko nanjye nabona ikingeze icyo gukora ndacyumvisha ngomba guhaguruka njya gushaka akazi kabone niyo yaba ari ako mu rugo cyangwa se ako muri resitora ako nabona kose ndagakora none ngere no kuntego kuba nabona ko nasubira mu ishuri none njye nasaba ababyeyi imbabazi muraho neza tubafashe iki murakoze twari tuje kubasaba akazi hano sinzi niba mukeneye umukozi rwose akazi kose nagashobora yaba ari ako gukoropa yaba ari ako guteka koza amasafuriya guhata byose nabishobora nta kibazo okay akazi karahari ariko dukoresha umukozi ufite umwete akazi gatangira saa moya gutaha ni saa mbiri yego bosi urakoze cyane pe nzabyubahiriza uko bishoboka amategeko yose nzayubahiriza kuko akazi ndakababaye kandi ndagakeneye
gusa hari icyo nashaka kubibariza. Wambwiye amategeko byose ariko ntiwigeze umbwira umushahara muhenda. kugira ngo umenyeshe ko umushahara wawe ari 20 kandi ukagera ku kazi udakerewe, kandi ndumva nta kindi kibazo ejo wazaza ugatangira akazi. Rwose nta kibazo, byose ndakeka mbonye ubusobanuro bwa buri kintu icyo ari cyo cyose, kandi ndabashimira ubwo mungiriye neza mukampa akazi. Mu gitondo ndaza nta kibazo ntangira akazi. Rwose murakoze, mugire umunsi mwiza. Nabonye akazi ngakeneye urazotse uzajya tumenyerana nyine uzamenya ibyanjye cyangwa umunyabibazo shaka ibintu dushaka kuba hari ukwihangana wabigenza gute nta muntu udafite ibibazo nta mu kintu cyane karibu niba ari icyo kunywa apeti. Wari waryamye? Nari ntangiye gusinzira. Nuko nahari narangije akazi numva naniwe, maze iminsi dufite akazi kenshi nataha naniwe naza nditambika. Mwese shanga muzanye icyo kurya. Nzanira nta kibazo. Gira vuba ariko. Muze mubwire ko agiye kujya afasha kwishyura inzu, abyemere cyangwa abireke. Agomba kubimenya ko ubuzima bw'i Kigali bugoye. Reka nta n'isoni arajya kuryama agasigaye yakira televiziyo. nzazinduka njye mu kazi, mfite akazi kenshi, waba ngiye kuryama hari ikibazo. Uretse gato hari ikintu nshaka kukubwira. Ni ubuhoro se? Fabiola rero reka nkubwire, ubuzima bw'i Kigali buragoye urabizi. None kubw'izo mpamvu nanze urabizi ko nyishyura 40,000, nagira ngo mu mafaranga ukorera nuko utanga 20,000 nanjye ngatanga 20. Ako se koko shanga ibyo mbwiye urakomeje,
njye ndumva udakomeje. umva rero nkubwire nguhaye iminsi 3 uba wansubije icyo nkubwiye ubyumva ukuri cyangwa ubifata uko ubishaka kandi ngiye no kuryama ndananiwe. ndagira aho yicaye ngo ngire gutuza ibibazo bikanzira naho nari nihengetse kubigenza ariko Mana wumva imfubyi Mana ukaba ureba ibibazo byanjye ndakwinginze Mana utabara kuko ibisanzwe gusa uzi ko wahamagaye ni ibintu bisanzwe gusa icyo nashaka kubaza tumaze iminsi twarabuze Fabiola benshi nje kubaza amakuru yiwe niba hari ayo uheruka. Fabiola yabaye hano ku minsi 3 nyuma yaje kugenda na nyirasenge gusa amakuru mfite aka kanya ntabwo akiri kwa nyirasenge ahubwo nanjye sinzamuherereye. Koze gusa yangize ngo numve neza aho bari ariko nubwo ntabashije kubimenya neza arakoze gusa uriya ntazi. shanga mu by'ukuri ibyo wambwiye ntabwo nabyirengagije byose ndabyibuka ariko nakubwiye intego yanjye kandi uzi ko ari we mubyeyi nsigara ndakwinginze mbabarira umfashe mu kibazo nahuye nacyo nk'uko wabinyemereye. njyewe nyina nawe nabikubwiye nyina ndakubwira ibintu ukansuzugura sohoka genda sohoka haguruka genda haguruka haguruka genda genda naso yarakwirukanye nsa n'ingiye kwishingira nakubwiye ko inzu nyiriya ingoye sohoka 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 fata genda sohoka hano nakubwiye ko ndi
kuruha mana we ubuzirijana banyirukanye ndajyaye mana wanabaye mu bibazo mfite mana nyagasani burize nta hantu mfite najya baranyirukanye nta hepfo nta haruguru mfite nta mama ngira nyiri kuntera ibibazo byose nta n'uwo mbona ndagiye kuko mana wanabaye we mana wangiriye impuhwe we nyagasani wangiriye impuhwe igicuze ndagishobora ndagishirayo kuko mana uzigize cyane